It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender. It's all about you, Jesus, and all this is for you, for your glory and your fame. It's not about me, as if you should do things my way. You alone are God, and I surrender to your ways. Ndabasuhuje mwese bene data. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Bruce Kayitare. Imana ishimwe, reka dusenge. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko uri mwiza kandi ukomeje kutubera mwiza ibihe byose. Tugushimiye uburinzi bwawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe zidashira zihora kuri twebwe. Mu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe, reka ritubere ibyiringiro bizima, ritubere umuti womora, kandi ritubere inzira nziza yo kubaho uko bw'icyubahiro cyawe, yo kubaho dutuje kandi dutekanye, turi mu nzira nyayo, turi ahantu hanyaho, turi gukora ibyanyabyo. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko cyangwa se ntayo umutwe uvuga ngo ibanga ryo kubaho neza. Haleluya. Ibanga ryo kubaho neza. Turasoma amagambo turi busange mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwa mbere, ibice 6, umurongo wa 6 turagera ku wa 8. Haranditswe ngo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwa nabyo. Reka kandi turebe amagambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 10, ndasoma umurongo wa 14 kugeza kuri 16. Haravuga ngo, ninjye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfire intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Ayandi magambo ntari busome, ariko nibwira ko abantu benshi bayazi mu mutwe. Ni amagambo yanditse mu ndirimbo ya Zaburi, ariyo Zaburi ya 23. Ntabwo ndi buyasome, ariko ndabizi neza yuko abantu benshi bayazi. Avuga ngo, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Biva ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 6. Hari umuririmbyi waririmbye ngo, ni hehe abizera bazajya kuba? Aravuga ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, nta hantu hatagerwa n'umubisha. Bavuga ngo ibi ntaho twabihungira.
indirimbo 396 mu ndirimbo zo gusimisha Imana mu gitabo cy'abakoresha biriya bitabo by'indirimbo nyine. Refrain iravuga ngo ntaho mu isi ntaho, mu ijuru niho waba wabizera. Ntabwo maze kugenda ibihugu byinshi, ariko nibura nageze ku migabane 3. hari uwo navukiyeho, hari n'ibiri nagezeho. Icyo nahabonye ni uko aho hantu hose, niyo ntagezeho mbona amakuru yayo, reka mvuge ko narebye imigabane yose muri rusange. Ikintu maze kubona, isi yose irava, nta hantu hatava, ntaho nabonye. Mu yandi magambo, nta hantu hasakaye mu buryo buhoraho. Imijyi myinshi n'ibyaro byinshi nakandagiyemo, nabonye yuko haba mu cyaro haba no mu mujyi harava. Hari ibibazo by'umuntu uba mu icumbi, hari n'ibibazo by'umuntu uba mu nzu ye. Umuntu hari umushomeri yibwira ko nagera mu kazi ibintu bizaba ari sawa cyane. Haba ari mu kazi, haba ari no mu bushomeri, byose birava my friend. Umuntu hari umuseribateri yibwira ko mu rushako azaba ari neza cyane. Utarabyara akatekereza yuko igihe cyo gutegereza urubyaro nigishira akagira abana ibintu bizaba ari munange, mugani wa ya ndirimbo y'impala. Siko bimeze. Ahantu hose harava. Isi imeze nk'inzira gushya, kandi abayirimo nabo bahora bapfunda imitwe ahantu hose. Wakwibaza ngo none se tujye dukora iki? Nabonye abantu biremera ibicocero bari gushaka ibisubizo. Mbona abantu bibaka y'uburaya mu inzara itabica, abandi bahinduka abajura, abandi banihinduka ababeshyi, abateka mitwe, abandi baba barozi, abandi bagaburira abo bashakanye inzaratsi. Hari n'abasuhukiye imahanga, ubona ko hari abantu bagenda barohama mu nyanja barimo bahunga ibibazo, inyanja ikarinda ibica. Hari abava muri sosiyete zabo cyangwa mu miryango yabo bakajya mu yindi bishingira. Hari n'abasenya ingo, hari n'abafata icyemezo gikomeye cyo kwiyambura ubuzima bakiyahura. Njya mbona abirirwa bakwepana n'imisoro. Hari abantu bari kwiheba, ibintu bimeze nabi, kandi ibyo byose ni abandi bakarwana, ubwicanyi, ubugambanyi. Umuntu akemera gutungwa n'amaraso ya bagenzi be ngo ni ukugera ashaka ibisubizo, arebe ko yabona ubwogamo. Ibi ngibi n'ibindi ntavuze, nawe ubyibaze. Mbese ibi bintu byakiza umuntu isi n'ibibazo ifite? Ubundi binamufashije byaba ari ibintu by'igihe gito cyane, nta mazuba abiri byaba bifite rwose. Kandi tukiri no kuri ibi bikorwa bibi mvuze, isi yo nabonye yubatse mu mahame. Nta muntu ujya ku isi ngo agahere, nta muntu wakarya ngo birangirire aho, kuko Bibiliya iravuga ngo uko wagenje nawe niko uzagenzwa. Imana irema isi yari nziza pe, ndetse ngo yabonaga ibintu byose ari byiza. Isi rero yaje kugira ibibazo ubwo Satani yishyiraga hejuru, akirukanwa mu ijuru, akajugunywa mu isi. Kuri bamwe iyi si ni yawurute rwose. Ni umushongi. Hari igihe ureba umuntu ukavuga ati uyu nguyu rwose isi yamubanye umureti.
hari n'umuntu uzabaza ngo bite, akakubwira ko isi yamubanye umuravumba, yamubanye igikakarubamba, amerewe nabi. Ariko reka nkubwire, isi yose ni mbi. Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 12 aravuga ngo nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo mwishime, naho wewe wasiwe, nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Mpamvu ubona ibibazo n'ibyago bihora bisimburana, agahinda kagashira kandi ari bagara. Satani afite igihe gitoya, ari gukoresha imbaraga nyinshi, gakora ubutaruhuka. Arabona avuze ngo umuntu usengura rimwe na rimwe ntabwo yanesha Satani urwana ibihe byose. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo musenga ubudasiba ndetse n'ubudacogora. Kandi Bibiliya ya Kiswahili iravuga ngo dunia inapita pamoja na tamaa zake. Rwa mbere rwa Yohana ibice 2 n'umurongo wa 17. Kandi iyi si irashaka no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azabaho iteka. Wakumva tuvuga gutya ukagira ngo turi gukwangisha isi, n'ubundi nta muntu uzayiramaho. Yenda twarabivuze mu nyigisho z'ubushize, turi kuvuga ku iherezo. Imyaka yacu ni 70, yarama ikaba 80, nayo yuzuye ibyirato byayo n'imibabaro n'umuruho. Muri iki gihe, muri iki kinyejana cyacu, biragaragara ko ngo espérance de vie cyangwa icyizere cyo kubaho cyazamutse. Igihugu cya mbere umuntu ariho aramye ni imyaka 84. Twebwe hano iwacu twibereye kuri 70 na 68 hagati mwaho ngaho. N'ubundi rero nta muntu uzarama ku buryo burenze ubukakaye, kandi nubwo wamara imyaka 100 ntugire ngo iminsi wowe maze yaba ari myinshi. Ni 36,600 na mirongo ingahe. Icyo nari ngiye kuvuga ni iki? Hari inkuru nziza ngufitiye, ari naryo banga ryo kubaho ukaba muri iyi si neza. Nta rindi banga rero, ni ukwemerera Yesu Kristo akakubera umwungeri mwiza. Haleluya. Yesu Kristo niwe wenyine peke yake wanesheje isi. Umva uko yivugiye muri urwandiko, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 33 aravuga ngo mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Haleluya. Ubundi isi yose yuzuye amakuba, ariko hariho ubutabazi. Hariho umutabazi umwe, hariho umugabo udahemuka ngo ave ku ijambo yasezeranyije. Ni umugabo ushoboye byose, ni umugabo udahongana umuheto. Umuntu yakwibaza ngo kuki ari Kristo wenyine? Impamvu ari Kristo wenyine, Kristo Yesu niwe wenyine, niwe mwuzuro wa byose. Icya mbere, niwe wenyine udukunda urukundo rutivuguruza, urukundo ruhoraho. Kuko Yesu yaradukunze, yemera kudupfira ngo tutarimbuka. Uwaturinze urupfu rero rw'iteka ntazabura no kuturinda akaga kose kabonerwa mu isi. Mana ishimwe. Bibiliya iratubwira ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Efeso ibice 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Humura nshuti yanjye, Yesu ntabwo azakureka kandi ntabwo azaguhemukira mu rukundo. Abantu baraduhemukira mu rukundo, ariko Yesu ntabwo. Oya. Icya kabiri, Yesu Kristo niwe mugabo wenyine
udahunga indushyi n'abanyamibabaro. Niyo mpamvu kuri kukubera umwungeri, kugira ngo ubeho utuje wishimye. Ko yayitangiye itangazo muri Matayo ibice 11:28, aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Ndumva nakubaza ngo mbese uruhijwe n'iki? Ni uburwayi bwakurembeje, agisida ikaba yarakuvunaguye, ni inzara se yatumye uhinamirana, ni ubukene se n'ubushomeri bwakokamye, mbese n'ibyaha byakuziritse bikakwiziringiraho, ni isereri y'ubuzima bwakuje epfo na ruguru, ni amarozi se, ni ubupfubyi, ni iki? Igikuruje cyose, ngwino Yesu akuruhure ubeho utuje. Bibiliya irambwira mu Baheburayo ibice 2:18, aravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa, ubwo abasha no gutabara abageragezwa bose. Uyu mwungeri mwiza Yesu gusa niwe wenyine uhora udusengera. Akiri mu isi yari yarabonye ko isi ari mbi, ariko arasenga aravuga ngo data singusabye ngo bakure mu isi, ahubwo yarasabye ngo data ubarinde umubi. Hanyuma amaze kuva mu isi, ngo kuva icyo gihe yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Kandi Stefano wajya gupfa ngo yarabibonye, ngo yabonye ahagaze iburyo bw'Imana. Niyo bibaye ngombwa arahaguruka kugira ngo umukiranutsi atabarwe, kugira ngo umukiranutsi asoze urugendo rwe neza, kugira ngo umukiranutsi atabaho umugayo. Ibyo niko yabigenje ku bwa Stefano ubwo yaterwaga amabuye. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga. Zaburi ya 12:6 aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no kubwo gusohoza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingono. Akira amahoro ava ku mwami Yesu Kristo. Akira amahoro ava ku mwami w'amahoro. Haleluya. Zaburi ya 23 niyo twavuze, bivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Reka ni umwungeri mwiza. Uyu mwungeri ni mwiza. Imana ishimwe. Uyu ni umwungeri utanga amahoro yuzuye, ni umwungeri utanga umutekano wuzuye, ni umwungeri utanga uburinzi bwuzuye, ni umwungeri utanga ubuzima bwuzuye, ni umwungeri utanga icyubahiro cyuzuye kirimo n'igitinyiro. Kandi uwo mwungeri atanga igikundiro cyuzuye, atanga amahirwe yuzuye, agatanga n'ubukire. Uwo ni umushumba usanzwe, agaburira intama cyangwa se amatungo, akanayarinda ibyonnyi, yarangiza ndetse akanayayobora mu nzira nziza, akayitaho. Ibintu byose Yesu arabitanga kandi arabifite. Kumugira umwungeri wawe ubaho utuje, ubaho unezerewe. Ndumva nakubaza ngo mbese muri ibi ngibi byose n'ibindi ntavuze hari icyo ubuze? Saba Yesu Kristo agufashe, abiguhe, kuko arashoboye, abasha kukumurikira, akakwereka inzira. Yesu yigeze kohereza ubutabazi bwihuse, atabara umuntu w'umwami wari umerewe nabi witwa Yehoshafati. Wari batewe n'Abamowabu n'Abamoni n'Abamewunimu, bari abanzi babo bakomeye cyane, bari baturutse Siriya. Bari ingabo nyinshi zitewe ubwoba. Azibonye bamubwiye inkuru, yumva agize ubwoba, ariko arasenga, birema inteko barasenga. Imana nyir'ijuru, Uwiteka Imana ishobora byose, aravuga ati mwitinya, urugamba ni njye uzarurwana. Barasenga, birema inteko, bo n'abana babo biyiriza ubusa, ahubwo aho kuganya bafata umwanya wo kuramya Imana, barayicurangira, barayihimbaza, bavuga ngo nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ngo abanzi babo bonyine ubwabo bonyine baricana, basubiranamo, bararimburana. Bukeye mu gitondo bagiye mu rugero basanga ingabo ari imirambo. Iyo ni amakuru wakwisomera mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma ibice 20, hereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 25.
Imana iratabara igakiza, yewe ndetse ikaguha n'indishyi z'akababaro kuko bahavanye n'iminyago. Inshuti yanjye, Imana yumvishe gutaha kwa Hagayi, ubuzima bwiwe n'ubwo mwana byanze, imufukuriye iriba. Arangije aravuga ngo uri Imana ireba. Ni Imana ireba, the God who sees me. Haleluya, ererwa, Imana indeba. Imana yumvise Hagayi yananirwa kukumva. Imana yumvise Hana ari kuyisaba mwana ikamumuha. Imana igitwumva nanjye yumva gutaka kwanjye iyo nyisabye kandi merewe nabi, ikankiza ikangirira neza ikantabara. Kubwa Yesu Kristo urasabwa kumwizera kugira ngo wibereho neza mu buzima butuje burimo umunezero, bwuzuye ubutabazi burimo byose. Urasaba kumwizera, ubundi umuntu yumva ijambo ry'Imana akaryizera, hanyuma akizera Yesu ko ari umwami n'umukiza, akihana ibyaha, akihana kwihana kuticuzwa, ubundi akamwakira, akabatizwa, ukagira ikirenge mu cye, ukabaho nk'uko yagendaga, ukagenda nk'uko yagendaga, ukabaho uyobowe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera n'impuguro z'inyigisho zituruka mu ijambo ry'Imana. Ubundi ugakomeza muri uwo murongo, ahasigaye ukabaho ubwo buzima bwubashywe, bwubaha Imana kwa kundi twabisomye, ukagira n'umutima unyuzwe, nta kabuza uzabaho neza. Mbese urumva wifuza ko dusengana? Hari ibyo wasengera kugira ngo ubeho unyuzwe? Twebwe iyo dusenga, ngiye ibyifuzo mfite muri iki gihe ni ugusengera ibintu binini, ubukungu bw'isi muri rusange ko buhungabanye natwe bitugeraho. Ndimo nsaba umutekano n'amahoro mu isi muri rusange, muri Afurika aho mperereye, by'umwihariko Afurika yo hagati ndetse na Afurika y'Iburasirazuba, no mu bihugu byo hagati, muri Middle East niho ndi kuvuga, yewe ndetse n'i Burayi. Umutekano n'amahoro. Turifuza ko Imana dushyiraho uburinzi bukomeye, tukarushaho no gukingirwa indwara z'ibyorezo n'ibintu bigenda biza hanze aha ngaha, ihindagurika ry'ibihe cyangwa se ry'ikirere. Ndifuza ko Imana yakubaka imiryango kongera igakomera. Imana ikomeza gushyigikira ivugabutumwa ndetse no kurengera amatorero. Nawe ufite ibindi bintu byose wasengera, Imana nikugiriye neza, Kristo akubera umwungeri, ubundi agukingirize, ubeho unezerewe kandi utuje. Ijambo ry'Imana rikomeze kugufasha no kuguherekeza. Reka dusenge. Imana ndagushimiye kuko uri mwiza kandi wita kuri twebwe. Nsengeye buri muntu wese wumvise ijambo ryawe n'ibyifuzo agize, umugirire neza, umwiteho kandi umuhe ubutabazi, umurengere kuko niwe murengezi isi isigaranye gusa. Kubwa Yesu Kristo uduhe ubuzima buzima, icyubahiro cyawe gikomeze kuganza, ubukungu bwacu buzahure, uduteze imbere, bityo tubeho tutuzuye amaganya, tudafite ubukene, tudafite ibibazo bishingiye mu bukungu. Umutekano n'amahoro isi irabikeneye kuko uri wowe mwami w'amahoro. Tugusabye amahoro rero n'uburinzi bukomeye. Dukingire ibyorezo byo muri iki gihe cy'imperuka bigenda byaduka, uduhe ubuzima buzima butarimo indwara, kandi urinde imiryango. Iki gihe sosiyete iri kugenda yangirika, ariko niwe murinzi, niwe watangije umuryango, ukomeze uwurinde. Itorero ryawe turabizi ko ryubatse ku rutare ntirizanyeganyega, ukomeze uririnde ibyonnyi n'ibindi bintu birifataho ijambo bitari ngombwa. Ndagushimiye rero kuko ari wowe wenyine wihariye ubudahangarwa n'ubushobozi bwose. Ibi ngibi dusabye n'ibindi tutavugishije umunwa birabiduhera mu rukundo rwawe, kandi buri wese bimugereho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.